mwongere dorifotowe po sarde ni foto umwana umuhobere umuha. guys ndabasuhuje nshuti bakunzi mukunda kudukurikirana aho mugiye muherereye hose mu mpande z'igihugu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibafashe mu byo mugerageza gukora byose. Ubu iyi ni inkuru igezweho, iyi ni breaking news, ni amakuru agezweho agenda acicikana, dore ko uwo bita Khalfan, umuraperi ukomeye cyane hano mu Rwanda, ari mu byishimo by'urukundo hamwe n'umukunzi we, bagenda baryosha ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi, bagenda baca ibintu bigacika, anagenda avuga ubuzima bwe yanyuzemo, ukuntu zari haso, ukuntu byari bigoye, ukuntu yisanze akundana n'uyu mukobwa, ukuntu byagenze. Rero nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kumenya ati se Khalfan ni muntu ki, Khalfan akozwe ute, Khalfan yisanze mu rukundo ute, dore ko anagenda avuga ati jewe mu muryango wacu dutera cyangwa se twebwe ni imanga dutera, ntabwo duhusha. Abyira umukunzi we ati itegure ko ushobora kumbyarira imanga. Rero nk'uko bagiye babigaragaza mu mavideo agiye atandukanye, dore ko batatinyaga no kuba basomanira imbere ya kamera, ubona bari proud yabyo, ubona bayishimiye umunyenga barimo. Uwo bita Khalfan nawe yatwawe ari kuvuga ati uri ikibasumba canje, ni wowe mukobwa ushobora kuba unyuzuza, dore ko iyo nkubuze ingingo zimwe na zimwe zitangira gutakara, n'ibindi byinshi yagiye amutera imitoma, agenda amutomora. Uyu mukobwa nawe akavuga ati ni wowe wanje, ati natitaye ati se uri icamamare cyangwa se ufite ibingana iki, reka ko anagenda avuga ati nta kindi nagukundiye uko umeze, uko uri, nta kindi kibihinduyeho. Wenda bamwe bagenda bavuga ati se wasanga ari gushaka kuba yamuryaho amafaranga, ariko uyu mukobwa nawe yabashije kuba yabyivugira, dore ko ikiganiro bari bakoranye na Irene Murindahabi bari bajanye na Khalfan ndetse n'uyu mukunzi we, niho babashije kubitangariza. Khalfan agenda avuga ati byarangoye cyane ubwo nakuraga nkisanga kuri iyi si imeze nabi, byarambabaje, dore ko nanyuze muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko nkabasha kwihangana kugira ngo mbashe kugera kuco niyemeje. Ati narakomeje ndagerageza, atariko mu buzima bwanje habashije kuzamo ikintu ciza, ariko nafata ko caje kinunguye, ariko ubu nk'ubwo caba caranunguye, ubu numva ko arico cari ingenzi cyangwa se arico cari gikenewe mu buzima bwanje. Rero nk'uko Khalfan yakomeje kuba yabivuga ati nitaye ko ndirimba injyana ya rap, nitaye ko njewe ndi umuhanzi w'icamamare ukomeye hano mu Rwanda, nakunze uyu mukobwa nta kintu ndebeyeho, nakunze uyu mukobwa nagishije inama, dore ko wagira ngo ni Bikira Mariya wamanutse akamanukira mu mutima wanjye, akaza kunyiza cyangwa se kumoza, dore ko anagenda avuga ati ubwo muri iyi minsi twahuye nabashije kuba nahinduka muri nje, kuva twakundana yahinduye byinshi mu buzima bwanje, byinshi nshobora kuba naragezeho kandi mbimukesha. Rero nshuti twakomeje kubona muri iki kiganiro, nkibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuzatubagezaho bize bibageraho ku gihe, gatanu kuri kagenzi kako. Nk'uko rero muzi Khalfan ni icamamare, mukomeze mudukurikirane, Imana kandi ikomeze ibahezagire, ibafashe mu byo mugeragezaga gukora byose. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde. Ciao ciao.